uyu dusanze hari uriya mugore amushatse ejo bundi ntawe utabizi amushatse ejo bundi ya uriya mugore yari n'akaryarugo ye yabanje gukora akazi ko mu rugo atwara inda za kubyarira iwabo amushatse ejo bundi avuka hano si uriya mugore avuka hirya yaho gato ese ko muhageze uriya mugore ababwiye ko iriya sambu yayiguze amafaranga avanye umugore ntabwo tuvuganye ariko imyaka ye ikigaragara upimanyije imyaka ye ntabwo yaba ari uwo kuba yaba yaragize urugo rungana kuriya ikigaragara hariya haramurusha imyaka neza mushatse intambara irangiye uriya mugore iyo sambu yayiguze ryari ese mugiye mukamubaza muti twereke impapuro wa mugore waguriye iyo sambu uriya yazibereka ayizaho amasamba ahendeye ubundi ari umuntu muzima ubukocanye rero abwize vuba aha kugira ngo akunda ry'umugore mukuru yego ubutaka bwa Gahanga bumaze guhenda nibwo yazanye ubukocamye niwe bwazanye ubukocamye iyo budahenda ntihari no kubikora abizanye vuba abizanye ejo bundi Munyeshongoro ubwo ngubwo intambara yarabaye iba Dorosera yaragiye kurwaza umukecuru we none intambara ikubiseho ahita ahungira muri Tanzania urabona ko bose abantu benshi cyane bagendaga bahunga yego ubwo nyuma yaho Dorosera ahungutse asanga Munyeshongore yashakiyemo n'abandi bagore hari n'uwagiye Iburema wapfira Iburema ahunga hari n'undi nanone ubu ngubu batungiyemo nawe avuka hariya ku Ntunga navugaga ko imitungo Munyeshongore afite yishakanye n'umugore mukuru Dorosera ubwo noneho ndongera ndavuga ntibyanze bikunze ubutaka bagiye baha bw'ubuhahano ari bwo ngubwo bagiye bagura ninjye wabaga ndi umwanditsi kuri izo mpapuro nuko impapuro yanga kuzerekana ariko wabaga narabihamije rwose no mu rukiko yego kuko bahaguraga mpari ninjye wabaga ndi umwanditsi agura na Karumari ninjye wanditse agura na Hatangira Imbabazi François ninjye wanditse impapuro nuko azihisha kanga kuzerekana ari nk'umuntu uzigaragaje byabatangaza byaje kubyara amahari gutese kandi niba mwarabagurishije bari kumwe nyuma yo kubagurisha bari kumwe ndumva igihe cyarageze mu gihe cyo kugira ngo babone ibyangombwa kwari ugukata ku cyangombwa twari dufite mwaye mufite ugataka bunini mugurisha w'igice byasabaga ko banza bagakata yego mu kujya gukatisha rero urumva ko batwishyuye ari babiri bari kumwe kujya gukatisha najyanye n'umusaza tuzi ko ari gukatisha gusa Munyeshongore yego tugezeyo noteri amaze gukata umusaza yahise yifuza ko twahita tujya muri mitasiyo dukora mitasiyo ako kanya yego noneho mubajije se umukecuru ari he ko nta mitasiyo ikorwa mujya kwa noteri yari muzehe gusa ati tugiye muri mitasiyo ariko mu kugenda nge numvaga ko ari ugukatisha gusa mwagiye kwa noteri uzi ko ari ugukatisha bakavanaho igice cyabo mugasigarana icyanyu kuko nari nzi ko kigaruka mu mazina yanjye hanyuma hakazazaho ikindi cyiciro cyo gukora mitasiyo yego havaho amazina yacu hajya ayabo nkuko baguze muze yaragutungura ati yahise ambwira ngo duhite dukora mitasiyo uwo mwanya arabensaba noneho mubaza mukecuru nkuko uko mwaguze muri babiri ukaba ushaka mitasiyo yawe wenyine umusaza rero yahise anyumvisha ko mukecuru atari ngombwa ahubwo ko twamukorera mitasiyo ari wenyine nanjye nahise mubwira nti rero ntabwo byashoboka mutwishyura mwari babiri uri kumwe n'umukecuru muhagura mwese mitasiyo rero tugomba kuzayikora ari uko uri kumwe na mukecuru mukecuru rero nyuma nibwo bakunzi ba KOP twogeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe umwubatsi wa mbere mu Rwanda ni Premium Construction Group mubarebe iremera hafi ya REB muhamagare 07844255 tubafitiye kandi amazu Imaranyundo ya Holistic Investment Company kuri $60 ubona inzu nziza ifite ibyumba 4 na toilette 3 n'igikoni ifite annexe ifite parking y'imodoka zitari munsi y'eshatu abo nabo nabafatanya bikorwa bacu hanyuma Vista Kigali ejo ari ku cyumweru ngira ngo mwararyohewe kwa Musonera Sostene aha turi ni mu murenge wa Gahanga akagari ka Ntunga umudugudu wa Ntunga ya mbere tuhageze tuje kureba umuryango wa Munyeshongore Leonard na Mukangwije Dorosera mwarababonye baje kundeba Mukangwije Dorosera n'akabando ke yaraje n'umukobwa we bansanga
mu cyumba twakiriramo abashyitsi kuri SKFM. Shimira SKFM yatumye ikiganiro gihita, mwarakibonye. Inyigisho yari irimo twaravuga tuti ntabwo ingo zirimo amakimbirane ari iz'abakiri bato, nta nubwo izisenyuka ari iz'abakiri batoya. Uyu mukangwije uri kabakaba imyaka 70 n'umugabo we bari mu makimbirane ajyanye n'imitungo n'imibanire. Umwe ati warahunze wataye urugo, undi ati warafunzwe ntiwataye urugo. Ibyo bintu byose twabivuzemo, noneho twimanukiye kuko baje kundeba inkuru mbarirano iratuba. Ahangaha twaje kujya tubonane, abavandimwe, abana, abavandimwe, umusaza, turebe abazi iby'ubugure bw'imitungo Munyashongore yagiye agura, abagize uruhare mu manza bagiye baburana mu bunzi. Ibyo byose twumve n'icyo ubuyobozi bubivugaho, maze rero simbatindire, tubahaye ikaze. Muratangira mutwibwira duhereye kuri muzehe. Nitwa Kandangira Karori. Nitwa Kandangira Sharire. Kandangira Sharire, nakubonye muri za mpapuro, harya watanze ubuhamya bugira bute? Natangaga ubuhamya bw'uko Munyeshongore agura, nari n'umwanditsi wabyo, arimo kubangamira umukecuru Dorosera bashakanye, ari nawe mudamu w'isezerano, agashaka kumuhuguza ibigendanye n'ubutaka bashakanye. Wamenyanye n'uyu muryango kuva ryari, Sharire? Kera kuva muri 70, kuva muri 83 nakoranaga n'umugabo wabo ducuruza ku Ntunga. Wakoranaga na Munyashongore? Namurinda habi. Namurinda habi. Murinda habi Jean Marie Vianney. Yego. Muri umuna wa Munyeshongore. Ubwo rero ubwo butaka babuguraga, nkorana n'uwo muri umuna we, ari nanjye mwanditsi w'ubwo butaka bagendaga bagura. Reka tubanze na Dorosera abanza twibwire, hanyuma noneho duhere ku buhamya bwawe. Kandangira Karori. Kandangira Karori. Dorosera mukecuru, nawe tubwire, utwibwire, ibwire abakurikiye KOP. Njyewe nitwa Dorosera Mukangwije. Yashakanye n'umugabo wanjye Munyashongore Leonard muri 78. Tugurana isambu. Mwabyaranye abana bangahe? Twabyaranye abana 4. Tugurana isambu y'umugabo bitaga Karumara, ariko ntakiriho, yarapfuye. Turongera tugurana indi sambu y'umugabo bita Hatanga Imbabazi. François Hatanga Imbabazi. Ni ibyo rero nshakaga kubabwira. Yego, subiza Karori. Karo, iyo mitungo Munyashongore na Dorosera baguraga, wavuze uti ninge nabaga ndi umwanditsi. Uko Dorosera bivuze, tubwire uko byatangiye. Isambu ya mbere, ya kabiri yari miki, tubwire. Hari isambu bashakaniyemo. Ubwo ni ya mbere, iri hano muri Kigarama, mu mudugudu wa Kigarama. Izo ngizo zindi ziri muri Rugasa. Ubutaka bwa mbere babuguze na Hatanga Imbabazi François. Yego. Arongera agura n'uwo bitaga Karumari. Harimo n'ishyamba. Ubwo rero nuko nguko bimeze. Nta hari harimo inzu, urutoki? Oya, nta nzu yari irimo. Inzu Munyeshongore bayubatse nyuma. Hanyuma yego. Hanyuma ikibazo gihari uno munsi cyatangiye giti, ujye uhereza na Dorosera mikoro. Ikibazo wowe uhaturiye, hano turi imbere yiwawe. Dore ikibazo giteye. Yego rwose. Munyeshongore ubwo ngubwo intambara yarabaye, iba Dorosera yaragiye kurwaza umukecuru we. None intambara ikubiseho, ahita ahungira muri Tanzania. Urabona ko bose abantu benshi cyane bagendaga bahunga. Yego. Ubwo nyuma yaho rero, Dorosera ahungutse asanga Munyeshongore yashakiyemo n'abandi bagore. Hari n'uwagiye Iburema, wapfira Iburema ahunga. Hari n'undi nanone ubu ngubu atungiyemo, nawe wavuka hariya ku Ntunga muri Rugasa. Iwabo barasa nk'abanaturanye rwose neza neza. Ubwo rero niko Dorosera ageze hano ku Ntunga, yabaye iwe, yagiye mu rugo rwe rwose. Ubwo rero nibwo Munyeshongore yatangiye gushaka kugenda amuteragura hejuru. Biba ngombwa ko umubyeyi yigumira mu rugo rwe n'abana be. Uriya mukuru yari yaranashatse, ariko bagakomeza gufasha mukecuru bamubungabunga. Uko kumuteragura hejuru bigizwe n'iki? Bari inkuru mbese nkaho inkuru yo kumuteragura hejuru ni nko gushaka kumurya ibyo bashakanye.
agashaka kubirya. Dorose tubwire wowe nyiri bwite byagenze bite ugarutse ubonanye na Munyashongore umugabo wawe? Njyewe navuye mu buhunzi muri Tanzania ndaza nsanga yarashatse ndamwihorera njya mu isambu yanshakiyemo n'abana banjye bayirimo mfata isuka ndihingira umugabo ndamwihorera aza guca ruhinga nyuma ati ngiye kuyigurisha nkugurira ahandi. Agurisha hehe? Aho wabaga? Aho nashakiye. Cyonka arabanza arambwira ngo tujye iwacu tugurisha 8 wanjye. Akaba yaragiyeyo n'abana banjye ageze iwacu baramubwira bati se Dorosera arikaye. Ati Dorosera yapfuye kera. Ati ntawe ukiriho. Donc yagiye kukubika iwanyu. Bivuga utyo rwose. None rero hashize nk'ukwezi mba ndaje. Inje arumirwa ati wamutinda arazutse. Asanga Dorosera ndakomeye nk'ibaruretse ubu ngiye gupfa. Nuko ati tujye iwanyu tujye kugurisha 8 wawe. Turagenda n'abana banjye 8 turawugurisha turagabana twese turaringaniza. Na Munyashongore afataho ku 8 w'iwanyu? Bivuge twarajyanye bati yego. Twarajyanye amafaranga barayaduha turaza turagabana turaringaniza. Hashize iminsi ati tujye Nyarurenzi ati nahakuboneye isambu hano ntihakera. Nyarurenzi ubwo ni muri Nyarugenge? Mageragere. Basi turagenda angurira amazi 2. Cyonka muri ayo mazi 2 hashize nk'ukwezi imwe arayitangaye habuzukuru wanjye. Ye bawe. Kandi ariyo yantungaga ariyo nakuragamo amafaranga yo kurya. Ariko yayihabuzukuru bawe nyine. Ariko ibyo ntabwo ari ngombwa. Yayibahaye mutabivuganye? Tutabivuganye. Ahubwo icyo. None sabo ko aribo babucura kucya abakura atari yabahaye yangwa ngo afate no muya. Ntabwo mwabivuganye ngo mwemeze abahabwa n'abadahabwa. Icyo turacyumvise yego. None iyo ngiyo ndimo nonaha ifite imiryango 2. Umwe nuwo mbamo. Cyonka undi niwuza akawukodesha. Ninde ukodesha? Munyashongore. Niwe baha amafaranga. Niwe baha amafaranga asize ibi bintu byose dufitanye. Niwe usinya amasezerano. Niwe usinya. Uri mbona bihita nukuba mu muryango umwe undi akakodesha agatwara amafaranga. Yego. Sinamake ni 120. Sorry. 120. Nibyo bamwishyura? Nibyo bamwishyura. None rero nicyo nshaka kubaza ubuyobozi ko najya muri Nyabarongo kandi nta muntu wacu wapfuye yeho. Oya ntukageyo. Gukorayo ki? Ntukageyo. Ujyanwa n'iki wumva vuga agahinda ka tumugerayo ariko ntuzajyeyo. Nyabarongo se ubu nagerayo? Nibyo nkubaza ni ibiki byatuma utekereza Nyabarongo aka kanya? Ngiye icyo nshaka ndashaka ko tugabana ibyanjye byose twashakanye. Byagenze bite? Subiramo rwa rubanza aho baguhaye 1/4 bisubiremo. Narabanje murega mu kagari. Abunzi. Yego. Ndamutsinda. Njya ku murenge ndamutsinda. Mu bunzi b'umurenge. Yego. Ndasubanja mu rukiko rwa mbere rw'iremezo mu Kagarama. Mu Kagarama. Ndamutsinda. Maze kumutsinda arajurira ajya Nyamirambo. Agiye Nyamirambo ati Dorosera watsinzwe. Noneho ntireka ntanga ubujurire ndebe ikintu kinsinze ahantu 3 hose mburane. Niba ndi indaya ye niba ndi ikintu simbizi. Ndajurira bari abacamanza bandika ko ari we wajuriye. None ngo nisohoke bame 1/4 mu mitungo mfite. Shari tusubiriremo noneho byagenze bite aho ngaho ahereye hasi. Izo manza zo mu bunzi wari waguhari? Izo mu bunzi ntabwo nagiyeyo. Ariko mu rukiko rw'Inyamirambo nagiyeyo. Ntanga n'ubuhamya mvuga nk'ibi ngibi mbabwiye. Ubwo rero ukuntu uvuga ibiki? Navugaga ko imitungo Munyeshongore afite yishakanye n'umugore mukuru Dorosera. Yego. Ubwo noneho ndongera ndavuga ntibyanze bikunze. Ubutaka bagiye baha bw'ubuhahano ari bwo ngubwo bagiye bagura. Ninge wabaga ndi umwanditsi kuri izo mpapuro nuko impapuro yanga kuzerekana. Ariko wabaga narabihamije rwose no mu rukiko. Yego. Kuko bahaguraga mpari. Ninge wabaga ndi umwanditsi. Agura na Karumari ninge wanditse. Agura na Hatangira Imbabazi François ninge wanditse. Impapuro nuko azihisha kanga kuzerekana. Ari nk'umuntu uzigaragaje. Byabatangaza. Okay.
Drose mu kanya ko tugusanze hafi n'umurenge wa Gahanga bwari ubuhoro. kanya ubwo munsanze ku murenge wa Gahanga nari njyanywe n'agasasi ko kujya kubabwira ibyo ngibyo ngo numve ikintu bansobanurira. Nibyo Wabonanye nande? nabonanye na gitifu. Gitifu atiki yabyumvise yagusubije iki? Nasanze hari abantu benshi nuko ati mukecuru ati sindagera utahe uzaba ugaruka nditahira. Yabyumvise. Yabyumvishe. Urakoze cyane rero bakunze bakiupi nyine ntabwo dutinda cyane turagenda dushaka n'abandi ari ababaye abunzi muri izo manza, ari ababaye abaturanyi, ari abaguze, ari ababonye abantu bagura. Ahangaha turacyari mu mudugudu wa Nunga mu kagari ka Nunga mu murenge wa Gahanga. Aba nibo twari duhereyeho ariko tugiye gushaka n'abandi kugira ngo nibura abagize umuryango wa KOP bamenye ibibera mu miryango ya kino gihe, kandi dukangurira n'abantu abaturanyi abavandimwe bajye babanza bigana ibibazo mbere yo kugera mu nkiko. Urugo rwageze mu rukiko ntiruba rukiri urugo. Turacyari kumwe rero bakunzi ba KOP rero twagiye kubasuhuza nkuko twabibabwiye. Uyu munsi twazengurutse akagari ka Nunga mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro. Aha tugeze ni mu mudugudu wa Rugasa. Turacyari muri cya kibazo cy'umusaza Munyashongore Leonard n'umukecuru we Mukanguje Drosera bari mu manza z'imitungo na gatanya. Tugeze kwa Munyashongore dusanga ntahari, twarebye hanyuma rero tugeze ku muturanyi watanze n'ubuhamya mu rukiko. Aratangira twibwira. Nitwa Mukaruteka Larisa. Aha mutuye hitwa muri Rugasa, umudugudu wa Rugasa, akagari ka Nunga, umurenge wa Gahanga. Ikibazo cyo kwa Drosera na Munyashongore wakimenye gute? Ikibazo muziranye kuva ryari? Tuziranye kuva kera ndi umwana. Ikibazo cyabo bajya kugura hariya, papa yaraje na n'umukobwa mukuru. Arambwira ati tuvuye kunywa inzoga z'abagabo. Abagabo urazi rero nta yitwaga Amavuga abandi Sipiriyani. Yego. Ati Munyashongore avuye kugura hano hakurya kwa Bahatange Imbabazi. Ubwo ni hehe? Hari atuye? Hari atuye. Hari yabwiye urukiko ko yinjiye? Yahaguze kera cyane mbere y'intambara, kera ndetse. Yego. Hanyuma Mavuga abandi Sipiriyani araza kubwira nk'umukobwa we mukuru tugiye vuye kunywa inzoga z'abagabo. Munyashongore aguze kwa Hatanga Imbabazi. Nibwo watangiye kumenya ayo makuru? Niko namenye ayo makuru. Turaturana, nza kuzashaka za Kagarama, mvayo umugabo yarapfuye. Nyuma y'intambara Munyashongore aba hariya. Igihe kiragera ashaka n'umugore wo muri Mbogo. Uwo mugore amutera inda. Igihe kigeze arafungwa. Amaze gufungwa aba bakobwa bakoraga hose. Bakoraga hirya mu rugo kwesambu aho Drosera na Munyashongore bashakanye. Kuri iyo sambu bahakoraga hose. Abakobwa bakoraga hose. Iwabo aho bavukiye na hano aho baguze na ariko cyane cyane baje kuba hariya kugira ngo babone uko bajya muri hasi. Nahandi nyine ntibahasize burundu. Baraza baba hariya. Ese se yarafungiye? Yarafungiye hariya kunoza kuri iragereza ya mbere ku Muhima. Abakobwa baragemura. Igihe kiragera ataha. Ageze mu rugo ntago nzi utuntu bapfuye nabo ahita birukana abakobwa. Amaze kubirukana nibwo nyine yashatse uriya mugore. Uyu dusanze hari uriya mugore amushatse ejo bundi ntawe utabizi. Amushatse ejo bundi. Uriya mugore yari n'akarya rugo ye. Yabanje gukora akazi ko mu rugo. Atwara inda za kubyarira iwabo. Amushatse ejo bundi. Avuka hano se uriya mugore? Avuka hirya yaho gato. Baraturanye? Umuntu ahagaze inyuma y'ana abereka aho nyine atuye. None amaze gushaka ashaka kuri mugore nyine nuko barabyarana. Nibwo rero urumva bukeye nyina we nibwo yagurishije isambu yo hirya. Hahandi basakanye. Yego. Baragabana bararinganiza. Ajya kumugurira aho bita mu Rushubi higiriye. Nyarurenzi. Nuko nibwo rero aba bakobwa barebye ukuntu nyina mbese akuze baravuga ati tugomba kujya tumugenda. Nibwo batangiye ibintu by'imanza babona se ashaka kuba ari isambu. Naho ubundi uwo mwabaza wese wina uramugura mushatse ejo bundi. Niyo mwatungura umugabo yewe mukamutungura mukamubaza. Akuri mutungure mu mubaza. Mubaze niba yatanga ubuhamya kuri iki kibazo. Ese mukama waretse babakigira. Okay. Noneho rero
mu rukiko ubuhamya butanze uhari cyangwa baranditse barabutwara? nari mpari. Wari uhari. Ko bavuga Charire yatubwiye Kanangira ni Kanangira Kandangira yatubwiye ngo mu rukiko ngo umunyashongore yavuze ko rura rugo yarwinjiye. Warabyumvise? Narabyumvisha ariko ni ukubeshya. Warabyumvise? Narabyumviye ko ni ukubeshya. N'umuntu w'inaha wese mwabaza utuye inaha ese ko muhageze uriya mugore ababwiye ko iriya sambu yayiguze amafaranga avanye. Umugore ntabwo tuvuganye ariko imyaka ye ikigaragara upimanyije imyaka ye ntabwo yaba ari uwo kuba yaba yaragize urugo rungana kuriya. Ikigaragara hariya haramurusha imyaka. Niko mushatse intambara irangiye uriya mugore iyo sambu yayiguze ryari? Ese mugiye mukamubaza muti twereke impapuro wa mugore waguriye iyo sambu buriya yazibereka? Munyashongore ko mwaturangiye kinini iyi mico yayize ryari? Ayizaho amasamba ahendeye. Ubundi ari umuntu muzima. Ubukocanye rero abwize vuba aha kugira ngo akunda ry'umugore mukuru. Yego. Ubutaka bwa Gahanga bumaze guhenda nibwo yazanye ubukocame. Niwe bwazanye ubukocame. Iyo budahenda ntihari no kubikora. Nubwo abizanye vuba. Abizanye ejo bundi. Kera ari umuntu utuje. Aha twakuye irindi somo Dorosera nako Clarisse arakoze atubwiye igituma amakimbirane mu miryango agenda azamuka abantu bagahinduka abo bashakanye kubera no kuzamuka kw'agaciro k'ubutaka. Niyo mpamvu amakimbirane menshi agenda ashingiye ku mitungo. Mbere muturanye nta yandi makimbirane bagiranaga? Umugore ze na Dorosera udukimbirana bagiranaga n'utw'abagore n'abagabo kurana kujya guta, ariko ibyo ni ibisanzwe mu mago. Ariko ibi byeje ubundi byo amasambu yarahenze cyane harahenze. Urumva rero kureba ahantu hazagura nka miliyoni 200 wenda n'urugero cyangwa 300 ati nzekabane n'umugore. Urumva niyo mpamvu amasambu arahenze. Hari cyogeraho Clarisse icyo nakongeraho n'umuturage w'inaha wese mwabaza mumutunguye yababwira ati irasambura amaguru yayikuye. Uwo mwatungura wese ese yavuga ko yayikuye he koko? Yavuga ko ari iwabo bamuhaye. Iwabo bamuhaye se iwabo nyine aragurisha bakajya kugura ahandi nubwo yaguze ngo za Rushubi. Ariko mucenda hara mu gikari nabereka aho nyina atuye. Iyo agurishije akabaha bajya kugura iyo za Nyarurenzi. Ariko n'umukobwa aramuha ariko nabwo nyina atangiye kugurisha vuba aha. Iyo sambu imaze igihe kinini aho yaguze ni za Nyarurenzi. Urabizi neza harya atanga imbabazi ntabavandimwe afite? Arabafite n'uwitwa Sebagishuri Rwamagana. Nubisaha n'isaha mugiye za Rwamagana mwamusangayo. Afite n'umuhungu utuye kuri Juru witwa Rwagitari. Nuko nimero ya Bugesera. Nuko nimero ye nayihamagaye nticemo. Arahari rwose wo mu muryango witwa nuwo no kwa se wabo yitwa Rwagitari uwo muhungu. Arahari sa kwisa. Rega ibi bintu ni ibintu bisobanutse nuko gusa bo bagende bakajya kubeshya izo nkiko zo hejuru. Ariko hasa hose nuko abaturage bangwa ntiteranya ntagirane ariko ntawe utabizi irasabura mugore yayiguze iki. Gusa bavuga ngo ntiteranya ntagirane. Cyokora ubu nanjye nyaboneka sinzi ubaraje bamige nanjye. Oya humura nta waguhiga. Tuzagaruka tunaganire ndabona uzi kuganira neza. Urakoze cyane. Ikirenzaho kuri uyu muryango nta kindi ndenzaho uramugabo no kugira ngo ry'umugore mukuru irasambo niyo umugore mukuru rwose imaze igihe n'igihe. Kandi mu rukiko wagiye gutanga ubuhamya mwagiye muri bangahe? Twagiye turi 3. Wowe nande? Ngewe n'utwa Karori Kandangira na Sebagishuri w'Ikayo. Buri Rwamagana. Hanyuma se kuvuga ngo ufite ubwoba uvuye mu rukiko hari ikibazo wagize? Ntacyo nagize ariko noneho ashobora kuvuga ati noneho yagiye mu rukiko noneho arongera avuze ko cyana gutya akanja banangure wumvisha ko abantu bari gupfa impande n'impande yanangurira bakanyisha da. Ubwo bivuze nta uratsiritse hano kuri Keopi turatsirika ubwo turagutsiritse. Wakoze cyane. Nta kindi nongera irasambu niyo umugore mukuru nta mva simvuga ngo gutya n'undi wese mwatungura inaha kununga nuko bavuga ngo sinzi uko byagenze ariko uriya mugore yaba yikuye akakanyira sambu ko mwahabonye yaba yayiguze iki. Urakoze cyane Clarisse. Yes bakunzi ba Keopi rero ngira ngo urugendo twagiriye muri aka kagari Kanunga umurenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro tugasoreje urugendo turusoreje ku mubyeyi Clarisse Mukandutiye ufite ubuhamya bwiza kandi burimo icyanga atuvunguriye ku ibanga riri gutuma abantu benshi bagenda bashwana kubera imitungo yagiye izamuka. Ku kibazo rero kijyanye n'urugo rwa Mukangwije Dorosera n'umugabo we Munyashongore Leonard
atanze umucyo nk'uko yawutanze mu rukiko, natwe icyatuzanye no kugira ngo nibura twereke abatarabashije kugera mu rukiko kuri tere bimeze biti. Imitungo baravuga ati iyi niyo muri 80, abo baguze baravuga, abunzi baravuga, abaturanyi baravuga, byose babishyira ku karubanda. Ubwo igisigaye no kumenya ngo ese birapfira hehe, kuki Drosera Mukangwije atari guhabwa ubutabera. Umwanzuro w'urukiko uvuga ngo azatwara 1/4 kuri uyu mutungo tumaze kunyuraho, aho umunyeshongore aba, hamwe avuga ko ngo yabwiye urukiko ko yahinjiye, ariko abaturage bakavuga ati ahafite kuva kera. Ubwo rero nukumenya ngo bizagenda bite, ese bizajya mu karengane, ese bizajya ku muvunyi, ese bizajya hehe. Abadukurikiye abanyamategeko murahari, muzatubwira izindi nzira byacamo, kandi turabashimiye cyane ko mwabashije gukurikira ibiganiro kuri KOP. Nakagaruka tuzahora turi kumwe. Yes, tubahaye ikaze mu mudugudu wa Nunga ya mbere, mu kagari ka Nunga, mu murenge wa Gahanga, ahantu hamaze gutera imbere cyane, hamaze gutera imbere. Ahangaha duhagaze turi mu biti byiza cyane, hari akayaga keza. Hari abantu abakiri bato batazi ibiti bya kino gihe, ikintu cyo bita ikizira nyenzi, kintu cyavagamo ya bitaga ruvuna bataka, imwe Rwanyongana Rwabugiri basomesheje intango, akabindi kati bombori. Hari abatazi ibiti, twabonye igiti cy'umucundura, iki ntago bakizi, cyajyaga kivamo bakiwagamo ibitebo, inkangara, cyangwa se kikavamo umuzenguruko w'intara cyangwa inkoko. Ngira ngo ubwo tuba tubanyuriyemo, nakaba gaciyemo. Iyo twagiye kuri tere niko biba bimeze. Izindi zo ni intusi murabizi, iki cyo nanjye ntago nkizi. Iki kitwa ngo ikishari? Uyu ni umunyonza. Nta mahugira. Kimwe kiraba umutuku. Uyu munyonza niwo ni umusagara. Uyu ni umusagara. Kimisagara buriya habaga imisagara myinshi. Ugira n'utuntu turibwa tw'abana baraduhekera. Twa tundi se umuhungu Muhanuka yariye agiye ni umunyonza. Umuhungu we se Muhanuka agiye gushakira. Kajya kumera nkaka. Umuhungu wa se Muhanuka. Ati ngaho acira umunyonza ugira amazi atukura nk'amaraso. Yagiye kumushakira umugeni adashaka ko amutwara, ari ushaka kumwiha nyine ngo amwitwarire. Ageze mu nzira atirya ku munyonza. Bagezeyo ati n'ikimenyimenyi uyu muhungu ararwaye. Bati niba mbeshya nacire ku kiganza. Acira rero ibintu bimeze nk'amaraso. Bati ko kararwaye, batashobora kuba ari igituntu ahubwo cyangwa se umwijima. Yego. Uwo ni umunyonza, abazi iminyonza. Ubwo Kayonza habaga iminyonza, Kimisagara akaba habaga bene ibi. Imihurura nayo irahari. N'iyindi myinshi. So reka rero dutegereze. Batubwiye ko hagiye kuboneka umwe mu bari mu bunzi yaje. Umwe mu bari mu bunzi baciye imanza za bano bantu yahageze. Namuze turaza kujya kumureba. Bakwicara. Twakiriye rero umwe mu bagize uruhare mu gukiranura uyu muryango nk'urwego rw'abunzi. Ubu mugabo aratangira atwibwira, tubwire n'iki kibazo uko yacyakiriye mu rwego rw'akazi abaturage bamushinze, hanyuma nuko yakiriye ibyakurikiyeho bigeze hejuru. Batangira mutwibwira. Nitwa Kanamugire Pascal, nkaba ndi vice perezida w'abunzi mu kagari ka Nunga. Ikibazo cyo kwa Munyeshongore na Drosera cyabagezeho ryari, mwacyakiriye mute? Kitubwireho. Icyo kibazo kitugeraho umwaka simwibuka neza, ariko kitugeraho twaragikemuye. Kuko uyu cyari gite hareze nde, aho ikiburanwa cyari ikihe, mwafashe uruhe mwana? Mukangwije uyu nguyu yarigaga Munyashongore Leonari. Isambu bari bafite babagamo. Noneho kuko hari akantu Munyashongore yagurishije nyine kubera ibintu by'imitungo. Noneho hari hasigaye twategetse ko bahagabana. Noneho amaze kugabana
uriya mukobwa wundi naho bamuha ahandi hantu hirya hari amazu muri site turangira twemeje ko abantu bagomba kugabana ibyo ngibyo bari bafatanyije n'uyu nguyu niko twahitemo. hanyuma barenze ku bunzi bajya ku murenge bajya no mu nkiko mwarabyumvise byaje bimeze bite mugeranyije n'ibyo mwari mwafashe umwanzuro? Kugeza icyo gihe rero bikimara kurangira numvishe ko bajuriye bajya mu nkiko ariko bagiye kujya mu nkiko ntago nakomeje gukurikirana amakuru yayo ngo menye uko ibintu bimeze. Okay, reka nakunyuriremo Dorose tubwire mugeze mu aba bacirwa ku kagari tubwiye ibyakurikiyeho nyuma y'akagari. ibyo ku kagari ubwo nagiye ku murenge. Umwanzuro w'akagari wari umeze ute wawakiriye ute hanyuma tubone ko byagenze ku murenge? Umwanzuro w'akagari bavuze ko tugabane mu mitungo yacu twese ariko ntabwo byigeze bibaho. Ntabwo byabaye. Hanyuma bigenda bite? Ndagenda njya ku murenge. Ku murenge turaburana ndamutsinda. Mu bunzi bo ku murenge. Mbona atabishaka. Umwanzuro w'abunzi wo ku murenge wavuze ngo iki? Baravuze ngo barabona atabyumva n'inkomeze ngende. Ndagenda njya mu rukiko rwa mbere rw'Iremezo. Rw'ibanze rwa Kagarama. Ndamutsinda. Yego ibyo wari wabitubwiye. Yes. Ariko kugeza kuri uyu munota nta na kimwe ndabona. Pascal noneho wumvise aho bigeze bavuye mu kagari umwanzuro mwari mwafashe ntiwashyirwa mu bikorwa bajya ku murenge bajya mu nkiko na n'ubu we nk'umwunzi nk'urwego rwashyizweho n'abaturage ubyakira gute iyo mwafashe umwanzuro wagera hejuru ugahindurwa cyangwa ntushyirwe mu bikorwa? Iyo tumaze gukemura ikibazo mu rwego rw'akagari utsinzwe ajurira ubujurire bw'abunzi mu murenge none utsinzwe mu murenge atabyishimira agashuririra urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Mubyakira mute bikarangirira aho ngaho? Mubyakira mute mwebwe nk'ababa baratangije igikorwa hejuru bakakivuguruza? Nicyo shaka kumenya. Numva niba nge nkembuye byo ku kagari bikazamuka kajya hejuru ntabwo babikindeba. Ntabwo babikikureba. Ese hano bikunze kubaho ko mufata umwanzuro ntushyirwe mu bikorwa cyangwa se abantu ntibawishimire? Iyo umwaye bibaho. Iyo utishimiye umwanzuro niho nakubwiye uvuye mu bunzi w'akagari uragenda ukajurira abunzi bo ku murenge. Watsinda mu bunzi bo ku murenge wabone ntajurire mu rukiko rw'ibanze wa wundi watsinze ajya guteza kashe mpuruza mu rukiko rw'ibanze n'ubatera kashe mpuruza noneho bakamuha ibyo yatsindiye gashaka umuheshe w'inkiko akamuha ibyo yatsindiye. Yes, urakoze cyane. Dusoza mu nyurabwenge yawe abunzi b'akagari baba bari begereye abaturage bazi n'icyo kiburanwa n'abaturage babazi. Umwanzuro wabo begereye abaturage ukagera hejuru mu bategereye abaturage ugahinduka mubyakira mute nk'urwego rw'ibanze mu butabera bw'u Rwanda? Urumva ngiye urwego rwanjye nagwe ko ari mu kagari. Iyo umwanzuro ugeze hejuru ugahinduka rero ubwo bibajuririye mu bujurire bw'abunzi kunduza ko ku murenge wacu ubutaye agaciro. Wanyu ubutaye agaciro. Kandi mwe muri ahari amakuru. Ubahirizwa wundi bubajuririyeho ni ugomba kubahirizwa. Babandi bo hejuru baza kuri terese barabikora nawe bakaza kureba habaye impamvu kwaza w'impaka baza kuri tele nabo kaza n'urukiko ruza muri desante rukaza kureka ikibazo kimeze. Bijya bibaho. Okay, ni byiza icyo nashakaga kubaza nta urakoze cyane Pascal Vice President w'abunzi mu kagari Kanunga. Icyo nashakaga kuvuga nuko abunzi b'akagari baba ari aho abaturage bari bazi ibyo bapfa bazi amakuru yose bayafite abatanga bamye bari aho hafi nta usaba gutega ibiburanwa biri aho bashobora no kubisura ku buryo nge nahamya hejuru ya 80% ko rimwe na rimwe ibyabo bishobora kuba ari bizima kuko begereye amakuru n'abaturage batanga yandi makuru ariko bishobora no kuba byakwangirika kubera ko hagati nanone y'abantu baturanye baba bafite byinshi bahuriyeho byo basangira imiryango bashobora kugira n'ibyo bapfa nabyo birashoboka wenda inzego zisumbuye zikabona ibitandukanye n'ibyo ababanje babonye. So mwakoze cyane rero turacyari mu rugendo turacyakomeza dushaka abantu baduha makuru ahagije ku kibazo cya Munyeshongore Leonard n'umugore bashakanye mu byemewe n'amategeko Mukangwije Drosera ubu bari mu manza za gatanya bari mu manza zo kugabana imitungo hakabamo ikibazo cy'uko umugabo ashaka kwikubira. Twabonye umwanzuro w'urukiko uje twarawuberetse aho bavuga ko
Mukanguje Dorose azatwara 1/4 hanyuma Munyashongora agatwara 50%, ubwo nabyo ni 2/4 tukanabura na 1/4 kindi aho kizajya. Ntago mwarimo Dorose 1/4 bakubwira ko kizajya hehe? muri iyo mitungo yose twashakanye kuki bampa 1/4 indi mitungo 3 irajya hehe? 3/4 uti birajya hehe? Birajya hehe? Ariko harimo 2/4 bahaye Munyashongore hagasigara 1/4 cyo kiri hehe? Nanjye nicyo mbaza. Yego, ubwo rero abatwumva nibyo tuba tugira, abatwumva bazagenda baduha inyunganizi. Turabizi ko hari abanyamategeko benshi, hari bigomba guhinduka mu mikorere n'amategeko yaba adahari agashakishwa, ariko abantu bakabana mu mahoro. Yego, harafu ikindi nongeye kubaza kuba imitungo yanjye twashakanye nawe yayandikishijeho uwo mugore afite w'inshoreke. ubwo nyine wenda bazatubwira imitungo mwashakanye, ushobora kuba yarabarujwe wowe udahari, ariko ntabwo yayibaruza undi muntu batarasezerana, bizasaba ko babanza gusezerana. Ibyo nibyo abantu bagomba kudufasha. Tubana n'abanyamategeko benshi tugenda twifashisha, niyo mpamvu tuba tugira ngo tubarebere, tugere kuri tere badufashe kumenya uko ibibazo byakemuka. Nibutsa abantu ko ejo bundi kuwa gatanu ubwo twakiraga abahuza bashya barenga 175 basanga abandi bikaba 2000 birenga, uwahoze ari Perezida w'urukiko rw'ikirenga Professor Sam Rugege yatubwiye ati u Rwanda rwahisemo amahoro, inzira zose byacamo rwahisemo amahoro nk'igihugu, amahoro mu baturage hagati. Niyo mpamvu bahisemo umurongo w'ubuhuza n'ubwumvikane bw'abagiranye amakosa n'ibyaha. Uwo murongo rero ni ugomba gukomeza, amahoro agahinda. Umuryango urimo ubutane, umuryango urimo amakimbirane ashingiye ku mutungo hagati y'umukecuru n'umusaza, nta mahoro arimo mu buzukuru, nta mahoro arimo mu bakwe, nta mahoro arimo mu bakazana, nta mahoro arimo mu baturanyi. Abantu bajye badufasha mu myanzuro yose, amahoro azi imbere. Mwakoze cyane. Numwinjira urukiko rw'inyamirambo yarubeshye ko ngo ari umwinjira, ngo ntabwo ari we, ngo yarahinjiye, ngo yarahinjiye, kandi tubizi byose ko ari ibye na Dorosera, ngo uwo mugore yatungiyemo rero ngo yaramwinjiye, ngo ni umwinjira. Niba nkumva inzu babamo ni yande? Ni ya Dorosera na Munyeshongore iri muri za zindi zaguzwe mbere. Oya, niyo atungiyemo uwo mugore mutoya, ariko yabeshye urukiko ngo ni umwinjira muri urwo rugo, ngo ntabwo ari ibya Dorosera. Abyita nkaho ari ibyo uwo mugore yagiye asangayo. Tubwire twebwe twabagabanyije umutungo Dorosera abanagamo na Shongore habyariye bari abana, niho twabagabanyije twebwe. Aho ngaho nawe ibindi byakurikiyeho byagiye mu nkiko. N'ugenda basobanurira mu rukiko aho avuga ngo ni umwinjira, yabivugiye he? Yabivugiye mu rukiko rw'inyamirambo rwa mbere rw'iyemezo rw'inyamirambo. Avuga ko kuvuga ko ari umwinjira bivuze ngo uwo mutungo arimo ni uwo mugore. Ashaka mbese uburyo bwo kuhahuguza nyine Dorosera akabeshya ko uwo mugore ngo yagiye kumwinjira, ngo ni iby'uwo mugore, ntabwo ari ibya Munyeshongore. Mwebwe muzi ko ari ibyande? Tuzi ko ari ibya Munyeshongore na Dorosera. Urakoze cyane. Ariko nawe wese nta igitero gira. Okay. Yes, bakunze bakepi rero turacyari ku Ntunga, umudugudu wa Ntunga ya mbere mu kagari ka Ntunga, umurenge wa Gahanga, akarere ka Kicukiro. Turacyakomeza gukurikirana kumva bigize ikibazo cya Mukanguje Dorosera washakanye na Munyashongore Leonard. Ubu ngubu bakari mu manza za gatanya n'imitungo bashaje 68 70. Isomo dukuramo icyambere nuko amakimbirane mu ngo ntabwo ari ay'ingo z'abakiri batoya, aho amakimbirane ashakiye araza, ariko nanone abaturanyi, abavandimwe bakabaye babanza kubyiga bagatanga umurongo, tukabaho mu mahoro nk'uko Chief Justice Emeritus yabitubwiye. Aha rero twakiriye Muhire Amuri, nawe ufite icyazi kuri kino kibazo kijyanye ngira ngo mu mitungo baba baraguze, uyu muryango waguze harimo n'uwo baguze na Muhire Amuri. Uratangira utwibwira Amuri.
nitwa Muhire Amuri. Mm. Yego. Hanyuma ku kibazo cya mukecuru n'umutware wiwe ntago twari tuziranye. Tujya kumenyana rero twahujwe nuko bari baje kugura natwe aho twari dutuye. Baje ari babiri mu kugura twahabagurishije bose bari kumwe. Nibwo ni nko muye mwaka? Numva hanyuzeho imyaka 5 ngire ngo. Ngo ni nko muri corona hafi. Yego. Corona yabaye baratuguriye. Yego. Yego. Barazamura. Yego. Mwaguze iki? Twaguze n'ubutaka harimo n'inzu. Ubutaka burimo inzu. Burimo n'inzu. Yego, bungana iki? Nago na ubuso ntago na upima ntago twigeze tubupima. Ariko nyuma y'inzu hasaguka inyuma y'inzu hariho parcelle iringaniye, ariko inyuma y'inzu hariho parcelle. Yego. Inzu ingana iki mwabagurishije? Ibyumba bingahe? Inzu ifite ibyumba 3 na salo na korodoro. Ariko inyuma mu gikari hariyo n'izindi nzu. Nazo mwazibagurishijemo? Yego. Hanyuma byaje kubyara amahari gutese kandi niba mwarabagurishije bari kumwe? Nyuma yo kubagurisha bari kumwe ndumva igihe cyarageze mu gihe cyo kugira ngo babone ibyangombwa. Kwari ugukata ku cyangombwa twari dufite. Mwaye mufite ugataka bunini mugurisha w'igice byasabaga ko banza bagakata. Yego. Mu kujya gukatisha rero urumva ko batwishyuye ari babiri bari kumwe. Kujya gukatisha najyanye n'umusaza tuzi ko ari gukatisha gusa. Munyanshongore. Yego. Yego. Tugezeyo noteri amaze gukata, umusaza yahise yifuza ko twahita tujya muri mitasiyo. Dukora mitasiyo ako kanya. Yego. Noneho mubajije se umukecuru ari he ko nta mitasiyo ikorwa? Mujya kwa noteri yari muzehe gusa? Yari muzehe gusa. Ati tugiye muri mitasiyo. Ariko mu kugenda nge numvaga ko ari ugukatisha gusa. Mwagiye kwa noteri uzi ko ari ugukatisha? Bakavanaho igice cyabo mugasigarana icyanyu? Kuko nari nzi ko kigaruka mu mazina yanjye, hanyuma hakazazaho ikindi cyiciro cyo gukora mitasiyo. Yego. Havaho amazina yacu hajya ayabo nkuko baguze. Muze yaragutungura ati iki? Ati yahise ambwira ngo duhite dukora mitasiyo uwo mwanya. Arabensaba. Noneho mubaza mukecuru. Nkuko uko mwaguze muri babiri ukaba ushaka mitasiyo yawe wenyine. Umusaza rero yahise anyumvisha ko mukecuru atari ngombwa, ahubwo ko twamukorera mitasiyo ari wenyine. Nanjye nahise mubwira nti rero ntago byashoboka mutwishyura, mwari babiri uri kumwe n'umukecuru muhagura mwese. Mitasiyo rero tugomba kuzayikora ari ukuri kumwe na mukecuru. Mukecuru rero nyuma nibwo twagiye tubonana akajya ambwira ati se wa musaza bimeze gute n'ibyangombwa? Aho ntibaba waramuhaye mitasiyo ko njya mbona ashaka kuzanca inyuma. Yego. Namubwiye nti rero mukecuru rero mutwishyura mwari babiri muhagura. Ntago nakora mitasiyo ngo nzayihe umuntu umwe kandi mwarahaguze muri babiri, nuko icyo kibazo cyabo nk'isi. Ni iki watinye wangira muzehe mitasiyo ya wenyine? Impamvu nanze ko kumukorera mitasiyo wenyine nuko nzi ko ubutaka babugura yarabufatanyije na mukecuru. Kumukorera mitasiyo wenyine rero urumva nahise numva ko agiye guca inyuma mukecuru nyine yari agiye kumuhuguza. Niyo mpamvu nanze kumukorera mitasiyo ari umwe kandi barahaguze ari babiri. Ntabwo watekereje ko mukecuru yazakurega ati ko twaguze turi babiri utaka ukabuha umugabo gusa? Icyo gihe umusaza naramubajije ambwiye ko umukecuru atari ngombwa. Naramubwiye nti reka tube tubihagaritse, usibye ko nta gukorera mitasiyo uri wenyine, kereka mukecuru ubwe abonye ko atari ngombwa akambwira ati uzamuhe mitasiyo. Mukecuru nyuma tubonanye rero nibwo yambwira ati uramenye mwana wanjye, uriya musaza ashaka kuzampuguza, ntuzamukore mitasiyo ubutaka abonye ko twabukwishyuye turi kumwe dufatanyije. Uramenye mutazanca inyuma ngo mukorere mitasiyo, ni nanjye ntago nabikora. Hanyuma bari mu manza bari mu nkiko, uruhare rwawe ni uruhe nk'umuntu baguze na n'ubu utarabaha mitasiyo? Yego. Uruhare rwanjye muri izo manza? Yego. Uruhare rwanjye muri izo manza ni ugutanga ubuhamya kubw'uko bahaguze ari babiri bafatanyije nta n'ikindi. Warabutanze? Ndi kumva bigeze kumpamagara bansaba yuko navuga icyo mbiziho ku bugure bwabo. Nahamije yuko babugura bari babufatanyije batwishyura bose baba bari kumwe, ubutaka ari ubwabo uko ari babiri. Ubwo buhamya narabutanze. Urakoze cyane Muhire. Wakiriye utumwanzuro twabonye w'urukiko uvuga ko mu kugabana Dorosera azatwara 1/4? 1/4?
ntago nabashije gukomeza gukurikirana umwanzuro w'imanza zabo aho zari zigeze ariko nge uko mbizi nzi ko iyo abantu bafatanyije kugura ubutaka cyangwa se icyo ari cyo cyose umuntu afiteho 50% n'undi 50%. Urakoze cyane Muhire Amuri, wakoze kandi kwihangana ukaza kudusanga hano uvuye Nyaruyenzi, ariko ni ngombwa, ubutabera ni ngombwa, twahisemo amahoro tugomba kuyasigasira. Wakoze cyane. Murakoze namwe. Bakunzi ba KOP rero turacyari mu kagari ka Ntunga, umurenge wa Gahanga, mu karere ka Kicukiro. Turacyari muri cya kibazo cya Munyashongore Leonard uri mu manza n'umukecuru we Mukangwije Drosera. Twamaze kuvugana n'uwahoze mu bunzi, tuvugana n'uwandikaga inyandiko Charles, tuvugana na Amuri baguze ahitwa Nyaruyenzi. Ubu rero tugeze noneho mu mudugudu wa Rugasa, aha munsi y'ikibanza kinini kirimo inturusu. Tubona undi aho Munyashongore Leonard aba n'umugore mutoya, ariho hahandi Charles yavugaga ko yabeshe urukiko ngo naho ya umugore yinjiye. Nkuko mubireba tubwire Valentin, iriya sambu ikatira hehe, ihera igagera hehe? Turabona hari inzu itukura, yego, nino gereveri iri mu bijumba, yego, naho uriya muntu wayaterageze. Tubwire rero imanuka hano kuri no miyenzi, ukiriya miyenzi imanutse, ugakata kuri uriya munini, aka kazu nta karimo, kamanuka harahe, uriya muyenzi munini uri umwacu, ukamanuka uriya muntu utukura umanuka, ari ku rubibi. Mwebwe iriavukira imwande, iri yuriya mugabo ariko tuza gutya musina mwaso. Izi sina zose ni izaso. Aha niho avuga ko yinjiye umugore. Tubwire rero amavu n'amavuko y'isambu, kuko ntiwasanga ari isi uriya mugore yinjiye afite nk'imyaka ingahe? Uriya mugore yinjiye yavutse 85. Afite 41. Yego. Yahoranye umugabo se koko? Uwo mugore yari umufiyemeri. Yego. Anesa aha hari uriya mugore cyangwa aha ni mwanya? Avuga ko yinjiye umugore, uwo mugore yinjiye ni umugore yazanyemo buraya nk'uko wazi wanjye wowe, tukabana uri inshoreke yanjye, noneho ukaza kuvuga ngo ugiye kumutunga. Yabanje kumutungira mu kabari aho yacururizaga papa. Arangije hano habaga iki? Hano habaga ibiraro, ibiraro bihinduramo inzu yabagamo amapagasi, ahita azanamo uwo mugore. Yego. Aha mwahabonye gute rero? Aha ngaha habaye umutungo wa Munyashongore na Drosera biciye mu zihe nzira? Naho twaguze hari umurima, twubakamo ikiraro, hakabamo inka n'abapagasi, tuhatera insina, insina tukaba tuza kuzicamo igitoki. Yego. Mwahaguze nande? Twahaguze na Hatanga Imbabazi, niwe Charles yanditse. Charles niwe wari umwanditsi. Charles niwe wari umwanditsi wayo masezerano y'ubugure. Yego. Mugurana Hatanga Imbabazi. Yego. Ese umuryango Hatanga Imbabazi ntaba hari? Hariho uwo bita Sebagisha ari Kayonza. Yatanze ubuhamya bwe mwarabubonye. Yatanze ubuhamya mu rukiko i Nyamirambo. Avuga ko aha hantu yahaguranye ari kumwe na Mukangwije Drosera. Ko Munyashongore yahaguranye Hatanga Imbabazi, umuvandimwe wa Munyabagisha, wa Sebagisha ni umuvandimwe Hatanga Imbabazi, ni mukuru we. Yego. Bivuze ko Sebagisha azi uko Munyashongore Leonard na Mukangwije Drosera baguze uyu murima na bakawugurana na Hatanga Imbabazi uvidimwe na Sebagisha. Yego. Aha. Ubwo uyu niwo bavuze se mu rukiko ahangaha bafashe uhe mwanzo? Ahangaha mu rukiko niho bavuze ko Mukangwije Drosera bazamaho 1/4, Munyashongore bakamaho 50%. Agasigara 1/4 tutaramenya. Yego. Hanyuma ahandi ya mitungo yindi yo indi mitungo itatu isigaye nta kintu bayivuzeho. Bakoze cyane. Uyu mwumvaga kuri KOP ni Valentina, ni umukobwa w'imfura wa Munyashongore Leonard na Mukangwije Drosera. Mwaranamubonye mu kiganiro cy'ubushize. Icyo yadufashaga no kujya turebe neza aha hantu. Twari tuhageze rero dushaka umusaza muri iriya nzu itukura, ari bufite n'abapangayi benshi, afite insina nziza n'amavoka. Ariko ni ruhande rwe hari ibijumba byiza. Usibye uriya muntu utuyemo hariya niwe mbona wica karitsiye.
twahageze rero dushaka kujya tubonane na Munyashongore, tubonanye n'umudamu we, umugore mutoya, ntago twari kuvugana nawe, ntago ari muri ino dosiye, ariko umusaza Munyashongore Ronald ntago tumubonye. Tuzanagerageza no kuri telefone cyangwa tuzagaruke, ariko nawe atubwire uko byamujemo kugira ngo atangire gushwana n'umukecuru Drosera babyaranye abana 4, abakobwa beza bamaze kubyirura, bamaze kumuzanira abuzukuru. Twibaza ngo bimeze bite, tugira ngo tuganire tumuha amasomo nawe aduha andi masomo, agire n'inama urubyiruko, kuko twahisemo amahoro. Ni ngombwa ko ibibazo byose bigomba gukemuka biganisha ku mahoro. Mwakoze cyane. Baranze ngaho tubwire ishyamba wambwiraga se ni irihe? Ni ririya hagati harimo ipoto. Yego. Harimo ipoto, hasa n'harimo n'umuntu hari sinzi. Hirya yaho. Urenza no mazu, ririya shyamba rikuze, ukamanuka ukigera no ririya ryo hasi, hasa n'ahari abantu. Hano ya. Yego. Bigagera ahagana ku gishanga. Aha. Hose urukiko rwanzuye iki kuri ririya shyamba? Nta kintu babivuze. Bose basa nkaho bahari Munyashongore. Ntacyo bahavuzeho. Okay. Saka tujye kureba Drosera. Harya Drosera we apfana iki ni izo dosiye? Drosera ni umugore wa Munyashongore. Clarissa. Clarissa. Okay. We ntacyo mwaguze? Ni umuturanyi. Yego rwose. Baregeranye. Hanyuma se aho nuza mukecuru na muzehe bashakaniye ni he? Habaye inganda ariko barahashenye. Inzu mwavukiyemo. Nibyo. Ubu ntabwo hakiri ahanya. Niho havuyemo aya Nyarurenzi. Hahandi muzehe yagiye yashabye muhire ngo amukorere imitation. Okay.